uribuka amadegede yo muri Egiputa nk'uko ari abakristo b'iyi minsi bari kwibuka abana bahiye kurikije ibikabya ababishopu b'iyi minsi abahanuzi bagira abavugabutumwa uwahinguka dufite abakristo Imana ibona nk'ibikeri abo bose imbere amasarigoma imbere abambara udukweto tumeze ukuntu ikijongororwa uwo ni umwanda usigiye uwo mukristo usanga urakora muri compassion urarya imitungo y'imfubyi niyo mpamvu iyo utabize ntubaye umukristo ntubaye umupagani muraho yemwe ndi umukristo ndi umupantekote bibaye ngombwa ko tuganira ku ijambo ry'Imana ariko ririmo n'ubuhamya. Imana y'amahoro ibampera umugisha. Murakoze, reka tubanze dusenge. Nzi ko ushobora byose, nta cyarogoye umugambi wawe, izina ryawe ni iryera. Reka mwami icyo wagambiriye ku batuye isi aba ari cyo gisohora, urokora ubugingo bwa benshi bwe kuzarimbuka. Ndakwinginze ngo uhamagare abari kure no hafi, amahanga yose bihane kubw'uyu murongo. N'ubu umurongo mwami Imana w'ikindi ubu umurongo wawe wo gukoreramo. Ngenda kwinginze ngo nibere nk'agasambu kandagireho. Ndagushimiye ko ari wowe wabyemeye. Icyo meje gusa ni Satani n'abadayimoni, myuka mibi yose ihunge, bwami bw'Imana burushaho kuganza muri aka kanya. Ni mu izina rya Kristo Yesu, amen. Muraho yemwe. Nitwa Riziki Chantal, ndi umukobwa, ndashima Yesu. Nabateguriye ijambo ry'Imana mwuka yamaye kubahereza, ariko birimo n'ubuhamya. Riboneka inkuru nziza uko yanditswe na Matayo igice cya 5 umurongo wa 8. Ijambo rivuga ngo hahirwa b'imitima iboneye, kuko ari bo bazabona Imana. Bene data nshuti z'umusaraba, ijambo ravuze ngo hahirwa ab'imitima iboneye, kuko ari bo bazabona Imana. Bene data, niba ari ikintu kigoye mu bintu byose bibaho birushye, gutunga umutima uboneye utakurega ikintu na gato, kuko ari benshi twiyeza twagiye no gusenga, ariko umwuka wera yakururuka akongera akiyanisha abantu ubundi bushya, kandi ibyaha bikagaragara, ibicumuro bikaboneka. Umutima uboneye ni ikintu kiremereye cyane kuwubona, kuwutunga. Kubona Imana nabwo ni ikindi, ni ikintu kidasanzwe. Ndababwiza ukuri, niba kura amaso yawe gura n'abakomeye nk'abaperezida kugera muri presidence atari ikintu cyoroshye, ndagira ngo nkumvishe ko no guhura n'Imana byombi hukubye inshuro nyinshi. Dufatiye ku rugero ku mugabo bita Mose yari umukiranutsi muri iki gihugu cy'iwacu Rwanda. Nta mugabo nagiranya na Mose, haba mu bashumba ntawe ndabona nka Mose. Mose yari umukiranutsi, tuvuze ibigwi bye guhera mu ivuka rye n'ubugererewe ubwami, akanahunga akajya kwa sebukwe Yetiro, akaragira intama Imana ikamukurayo, ikamwumvisha ukuntu agiye gukura ubwoko bw'Imana muri Egiputa. Imana ikamukoreshereza ibitangaza 10. Imana yamuhaye inkoni irimo ububasha. Banza wibaze ngo iyi nkoni ni uwuhe mushumba muri iki gihugu cy'u Rwanda Imana yayitiza tukamukira? Kibuze inkoni akayikubita hasi, bikeri byose bari mu migezi wa Nyabarongo bikazamuka muri Kigali yose, uwo mu bishop tukamukira abanyakigali. Ntago twakira ibikabyo bye. Iyi nkoni nuwe mu pasiteri Imana yayiha, ira nkoni ya Mose. Namwe muri aba pasiteri dutunze mu Rwanda, ariko Mose arayitwaraga ntagire ibikabyo muri Egiputa, akicisha bugufi. Nuwe muhanuzi Imana yatize iyi nkoni? Mose arafite umutima udasanzwe. Umuntu arasenga rurwaye giripe, ibikabyo akabyica ku YouTube n'amaradiyo akabeshya yuko ngo afite impano ngo asigaye akiza abarwayi, ubwo akiyita ko ari we mukiza, ntanabone ko ari Imana. Ubwo Imana imukoresheje nk'ibitangaza 10 bya Mose, arayitunga ku mugezi, amazi yose igihugu cyose amazi agahinduka amaraso. Uyu muntu twamukizwa n'iki? Wibuke ko yajyanye no ku nyanja, inyanja igasaduka, hakaboneka inzira ndetse yumutse nta rwondo. Mwibuke Mose afite iyi nkoni, bageze mu butayu Abisiraheli baramwivovotera, ubwo ndabivunaguye byinshi.
batangira kumubwira ngo niki cyatumye udukura muri Egiputa, nta mva zari ziriyo, ukuza kutwica nabi. Bamwe turibuka udutungurusumu, uribuka amadegede yo muri Egiputa, nk'uko ari abakristo b'iyi minsi bari kwibuka abana bahiye, abasore abagabo bari kwibuka ibyuki, uko baryaga abana mu tubyiniro mu mabuwate bigatuma badasinzira, bari kwibuka byeri na za mitsingi. Haturibuka ukuntu twabagaho muri Egiputa. Bibutse ibyo muri Egiputa, hari naho Imana yababaye ibwira Mose ngo ngiye kwica Abisiraheli bose mbarangize. Mose iramubwira ngo nzakororotsa n'umugore wawe, nzakororotsa we n'umugore wawe n'abana bawe mu bishyanga rinini, ariko Abisiraheli bose ngiye kubica. Mose yavuze ijambo rikomeye, mpamya ko iri jambo nta mushumba warivuga, ntawe mu bakozi b'Imana, kandi baramujajaga bamubwira nabi Mose bamutuka. Uretse ko biritandika byose, ni mu ncamake Mose aravuga ngo mbere y'uko ubica ubanze uhanagura amazina yanjye mu gitabo cy'ubugingo. Umva umutima mwiza wa Mose. Mose umutima ugereranywa n'uwa Yesu Kristo. Nuko arangije Imana ahereza Imana inama. Umva umushumba mwiza arayibwira ngo nuramukubishe aya makuru akazagera muri Egiputa, akazagera mu bihugu by'amahanga nahi iwacu i Rwanda, ntibazagira ngo wari wabuze ibidutunga. Wakwihanganye ko ari njyewe bari gutuka, ko atari wowe mwami w'Uwiteka. Imana ibona inama Mose yihaye niyo. Imana irihangana, cyakoze iramubwira ngo nubwo ubafitiye imbabazi nzabica urusorongo umwe kugeza igihe bazashiriramo. Aho ngaho hari naho Mose yajyaga ku musozi agataha arabagirana, yagera mu kibaya Abisiraheli bamubona ati tubabarire wipfuke, kuko nta washobora kukureba mu maso. Dukurikije ibikabya ababishopu b'iyi minsi, abahanuzi bagira, abavuga butumwa, uwahinguka mu iteraniro ari kurabagirana bakamubwira ngo yipfuke, ninde wakwemera kwipfuka? Mose afite kwicisha bugufi yaripfukaga. Bwira umukobwa w'iyi minsi wambaye mini ngo ipfuke, maze urebe ko yemera kwipfuka. Arakwereka ko utazi ibigezweho, iterambere, vision, ntabyo kwipfuka n'ibindi. Bwira abaririmbyi batega ibitambaro byo mu mutwe, barakurakarira. Uyu Mose wari ufite umutima mwiza gutya wo kwicisha bugufi. Imana yarayibwiye n'ibindi byinshi. Ibigwi bya Mose ni byinshi, nkeretse mbigiyemo byantwara umwanya muremure. Yabwiye Imana ngo mbabarira unyere ku bwiza bwawe. Yajyaga no ku musozi akamara y'iminsi 40 atakira Abisiraheli. Dukeneye abashumba bashoboye kuririra aho ubwoko bw'Imana bugahembuka. Kuba uri umushumba utazi gusenga nakaga ngo ujya ahantu utake, ujya mu cyumba uririre itorero umukumbi waragijwe. Burya nukuri urabeshya, nta mushumba, ntago uri umuyobozi. Nuko Mose uyu nguyu yinginze Imana ngo imwereke ubwiza bwayo burabagirana. Imana iramusubiza ngo uramutse umbonye wapfa. Dukurikije umutima ufite, yewe buri wese uri kuntega amatwi, banza urebe umutima ufite, ari uwawe n'uwa Mose, ukwiriye kureba Imana nindi. Nusanga utakwiriye kureba Imana, umenye yuko ufite ikibazo. Wifuza umutima mushya uboneye, umutima uzira ibizinga, umutima uzira ibyaha. Rero turi mu minsi mibi, abakristo benshi imitima yabaye nk'inyamaswa ba. Reka tubirebe muri iki gitabo cy'Abalewi, igice cya 11 umurongo wa 30, 11:30 haragira hati: n'ikinyogote n'igikeri n'umuserebanya n'ikijongororwa n'uruvu, ibyo nibyo bihumanya kuri mwe mu bigenza amaguru magufi byose. Ukoze ku ntumbi zabyo azaba ahumanya ageze nimugoroba. Amen. N'ikinyogote, mwese abantu benshi muzi ibinyogote, ndetse ndakibona n'amaso, ariko amakuru y'ikinyogote numvishe ko kigira amacumu, ucyegereye kirakwasa. Nta mikino. Dufite abakristo imitima yabo ni ibinyogote.
ukaba wegereye mwene se uri umubyeyi wabyaye, muraririmbana, muradiyakonana, gutyo muhurira mu materaniro, ariko waba wifitiye agahinja ukumva arakubajije indamukanyo ngo uwo mwana ufite ni uwakangaye, ati ni uwa 8, ati izo mbeba tego wagira ngo ufite isoko uzabagurishamo, kandi ubwo ni mwene so. Ariko se wagize ubwenge ukabyara bushoboye, nta n'isukara aguhaye, atangiye kukwitira abana imbeba. Uretse kubeshya uzibagirwa ko yakwitiye abana imbeba. Arakubonye ufite Bibiliya uvuye gusenga, ati harya na n'ubu nturabona akazi. Reka tate nukuri keretse ukandangiye, atari kimbwa ziragwira. Uzirirwa ubungana Bibiliya utajya gushaka akazi nk'abandi. Nuko sha ijambo ry'Imana ravuga ngo udakora ntakarye, nta bibazo umutuye, ariko atangiye kukwita imbwa. Ibyo ni icumu ry'ikinyogote, naho Imana yahita gutabara ntiwakwibagirwa ko yakwise imbwa kandi ari mwene so. Nukuri ntiyawapfa kubyibagirwa. Hari igihe umuntu akubwira ijambo atari isamba gutwaye, muririmbana, musengana, mugendana, mwene so vuga ngo mubana mu nzu y'Imana, ukajya uhora ubyibuka uko mubonye kacumu kakahora kaza, mu by'ukuri yakubereye ikinyogote. Ubwo rero niba iryo cumu ryarashize umutima wawe, ntushobore kumubabarira, umutima wawe warahumanye, ntabwo wapfa kubona Imana. Ukwiriye gusaba umutima mushya. Kandi nawe niba uri ikinyogote ubwira bene se amagambo abangiza, urumva ntiwabona Imana. Ikinyogote reka nkireke kuko sindakibonesha amaso yanjye. Akakabiri, agakoko kakabiri kavuze ngo ni igikeri. Igikeri murakizi? Numva nta utazi igikeri. Rero igikeri nakibonyeho defu. Mu mateka y'igikeri twese tuzi ko igikeri gikunda amazi, abe ay'urubogobogo, yaba yamwe baririmba ngo isoko ya Nili, yaba amazi y'ibiziba za Nyabarongo n'ahandi na za Sebeya mu kiyaga cya Kivu. Igikeri cyose amazi wagisangamo. Umubiri w'igikeri n'umwe, gikunda amazi defo yacyo, ariko ntigishira amaka. Dufite abakristo Imana ibona nk'ibikeri bakunda ibihe byo gusenga, ariko ibyaha bitajya bivaho. Umuntu agasenga ariko agasengana ubusambanyi, umuntu agasenga wamuguriza amafaranga ntakwishyure, burya icyo ni igikeri. Imbere y'Imana tukubona uri umuntu, ariko Imana ibubona uri igikeri. Umuntu agasenga ntibimubuze kwirara akanwa ka primusi, ariko mu butayu akajyayo, ntibimubuze kujya mu cyumba cy'amasengesho, burya icyo ni igikeri. Ayo ni amagaragamba yanze kumuvaho. Arasenga ntibimubuza kurya imitungo y'imfubyi n'abapfakazi, ntibimubuza kwiba imfashanyo muri kompasiyo. Icyo ni igikeri gihora arabwiriza, ni umushumba, ariko nubwo ahora mu nzu y'Imana aho basengera, ariko amaga yanze kumuvaho, ni igisambo. Icyo ni igikeri imbere y'Imana, ntashobora kubona Imana. Kandi nabonye ku gikeri, muzacyumve nijoro. Indirimbo z'igikeri ni amaganya gusa, sindigera numva igikeri cyashimye Imana. Muzakitegera amatwi nijoro wumva ati ayiwe birakomeye we, turapfuye we, ayiwe turabaho gute we, ayiwe. Igikeri gihorana amarira, sanga umuntu byakomeye ngo ayiwe, ngo ubu bagiye Imana nitangurera ubukwe n'umukobwa, ngo ndabivamo, ngo ndareka rwose umurimo w'Imana, ngo ayiwe. Igikeri kirangwa no kugongera, abana nzabaha iki, ngo ayiwe, ngo ayiwe, ngo isukari yazamutse, ngo turapfuye turashize umuceri. Igikeri nta na rimwe kibona ko mu ijuru hari Imana, gihorana amaganya, gihora kirira. Impamvu mvuze ibi bintu, mwibuke ko Abisirayeli bitotombeye Imana mu butayu bakahashirira. Ntabwo Imana inezezwa n'abitotomba. Ntushobora kuba utanasambana, ariko kwitotomba kukakubuza ijuru. Twikomereze ariko kagakererekane gukomeza kukareka. Mwibuke igikeri, sindabona igikeri mu buzima bwanjye kabe gato kibe kinini. Igikeri gihorana amabondo, gihora gifite amabondo. Kuri bene data nshuti z'umusaraba, umukristo, umuyobozi, umupasiteri, umushumba, umuvugabutumwa, umuhanuzi, utajya umudiyakoni, utajya ufata ibihe byo kwiyiriza ubusa,
nukuri nujya uhura n'igikero ujya uragisuza turaho girlfriend, uraho mushiki wanjye, uraho petite sœur, nukujya ugisuza kuko ntacyo ukirusha, nawe uhorana amabondo nk'ay'igikeri. Mwibuke ko Mose yajyaga afata ibihe byo kwiyiriza, ba Eliya wamanuraga umuriro yariyirizaga, Yesu Kristo umwana w'Imana yariyirizaga. Ni nawe wavuze ngo hari imbaraga zikurwaho no kwiyiriza ubusa. Hari abadayimoni bakurwaho, hari ibitero tutanesha ubwacu tutiyirije ibyo kukubeshya ngo bishop arakurambikaho ikiganza ngo harama, bisaba kwisengera. Nukuri nawe ubwawe ukigerera imbere y'iyera, nukuri ugafata ibihe ukigomwa icyo kurya kugira ngo nawe ugire ikindi usingira. Uri umuvuga butumwa kuvuga ngo wize theology, ibyo ndibikora mu nzira ijya mu ijuru gusa, hakora no gufata ibihe ukegera umwami Imana. Nuko ako tukarenge ku gakoko ka kabiri. Aka gatatu kavuze ngo nk'umuserebanya. Umuserebanya murawuzi, ni agakoko kakunda, mwarakitegereje kugenda hejuru y'amazu. Sindabona aho umuserebanya wubaka inzu, ariko iyo uyubatse umaze kuyuzuza, umuserebanya wibwiriza kuyitaha. Wenyura kuyuzuza urara hasi, umuserebanya ujya hejuru kwibati. Aba ni abakristo batagira icyo bamaze mu nzu y'Imana, kandi badatana no kwishyira imbere no kwishyira hejuru. Usanga bamuririmbye utabona umwanya wa repetition, ari mu kazi n'umucuruzi ukomeye, ni umukobwa mwiza, repetition ntiyabonetse, ariko bene uwo urasanga ari kurwanira imbere ati mwigire aha niho dirija yankize. Miserebanya iribonekeza yishyira imbere, serebanya ntiwawushyira inyuma ngo bikunde. Akandi kantu nakuboneye ku muserebanya, muserebanya ugira hasi nda y'umweru, hasi aho ugendesha aho ukurura hasi ni umweru, naho imvura yagwa kajana sindabona umuserebanya wagiyeho urwondo, uhora uri simati, usirana n'ibiwanduza. Serebanya icyambere ku mirimo hoya, kabiri uzirana n'ibiwanduza, utinya gukora ngo utandura. Bene data, sanga umudiyakoni ni umuserebanya. Ntajya amenyera igihe urusengero rukuburirwa kandi ari umudiyakoni. Kuva bamusengera ntarakoropa, ntaramenya iby'abashyitsi mu nzu y'Imana. Reka ni umudiyakoni wo kugenda mu bakirisitu icyaraniro yigaragaza gusa, umuserebanya, kugira ngo abantu bamurebe, barebe imyambarire ko yambaye neza, amakostime, amabaze, imiserebanya nitana no kwibonekeza. Muzacunge mu makorari. Nubwo hajemo icyorezo Imana ikaba yaratanze ikiruhuko, wa mugore wambara neza, umukobwa wambara neza simati, siye bafite n'agasura keza, abo bapangwa imbere. Wa wundi umukene, umutindi ufite umunwa uhengamye, naho yaba aririmba nka marayika, ntibashobora kumwicaza imbere, bajya kumuhisha inyuma. Wenda bamusangishayo mikoro, ariko ntibakinisha kumushyira imbere. Umusore reka data, amaniga, abo bose imbere, amasarigoma imbere, abambara udukweto tumeze ukuntu iki, ariko babandi bose b'intagangare, uwambara inkweto zidasa, izakamambiri zidasa, bahuye n'imisi inyuma. Kubaho bibonekeza, babandi batagize bapanga amasengesho ya korari, imiserebanya ntago wayihasanga. Avuga ko akazi ari keshi, yananiwe. Ariko babakene, babandi badashobora no guhingutswa imbere inshuro nyinshi, usanga aribo baje mu masengesho. Babadiyakoni babakene nibo usanga basenze bari kurira itorero. Ariko abajama, abakoboye, abamanyura amazi, ndakurahiye nta mwanya bafite wo kuza mu cyumba cy'amasengesho, ntawo mwanya babona. Twikomereze no kubaho nk'umuserebanya. Agakoko ka kane kavuze ngo, ariko nkiri kuri uyu muserebanya arakantu nitegereje, hari ukuntu nagiye nsohokana n'amakorari, ariko bavuga ngo umwanya wo guterura ibyuma bagiye kubipakiza imodoka, ukabona abasore bamwe kandi bari bo bafite imbaraga, ukabona ari kwitabishwa telefone akabaragiye kugira ngo adakora ku byuma. Kuko imiserebanya izirana n'imirimo, abakobwa jwe, ariko iyo bamaze kubyesitara babishyize ahantu
miserebanyanyitana no kwibonekeza kuza guceza umuziki, ukabona ibyuma biragugurana n'abakecuru n'abagore bakuze n'abagabo, ariko abakabiteruye abagakoza ako kazi bose bahunze. Twikomereze. Agakoko ka kane kavuze ngo, ahangaha kavuze ngo ni ikijongororwa, ikinyamujonjorerwa. Bene data muzi ikinyamujonjorerwa? Murakizi. Ikinyamujonjorerwa kigira igikono, kijongororwa cyangwa se ikinyamushongo kigira igikono kicyubaraye hejuru. Kubw'iki gikono rero iyo kijya gusosokamo kivamo buhoro, bunyibunyi, gake gake, n'amahembe yacyo kitonze, kigenda ruto ruto, ariko ari ikintu no kubona iyo ufashe gato gakoza gihita kifrema na courage, kigira imbaraga zo kwivumbura. Ariko mu gihe kivuze ngo kigiye gutya mu kugenda ni ruto ruto, gikuroroka, kigenda ruhoro buto ruto. Ahangaha nk'ikijongororwa. Bene data nshuti z'umusaraba, ikijongororwa narakitegereje, ndeba ku bantu baza mu nzu y'Imana kubera ibikono bibari hejuru. Ko n'umucuruzi ukomeye azira igihe ashakiye, n'umukozi akora mu mushinga muri leta se hehe, afite akazi keza, abazi ko isaha n'isaha baramubonera intebe yo kwicaramo. Kijongororwa. N'umuyobozi n'umushumba aho yagerera mu rusengero hose yo baramwakira n'ibyubahiro. Kijongororwa nta gahunda yo kuzinduka kijya kigira. Oya, kubera igikono kifite. Ni ikijongororwa se n'umukobwa w'umwantoneri, ibyo yakwikora byose ntawe ukoraho, ibeshya ukoreho kirivumbura. Uzacunga amakorari yo yasohotse nka bari abakobwa bantona cyangwa abagore cyangwa abagabo, korari bayitegeka kuza yambaye uniform, wa wundi w'umwantoneri kubera ko afite ijwi ryiza, hari umwanya ari buririmbemo, uwo nguwo ntawe ukoraho aza yambaye ibyo ashatse, asiga uniform kushake. Kubera iki? hari agakono kamuriho. Umucuranzi azira igihe ashakiye, nta wamubwira ngo subirayo, bamuhagarike bacurangirwe nande. Ni ikijongororwa avamo uko ashaka, ukozeho kirifrema. Evangeliste International yahinguka mu iteraniro saa 9, yaza saa 8, mu giterane bamutumiye nta ukoraho. Ngo ni international, icyo ni ikijongororwa. Mu maso y'abantu turabona uri umuntu, ariko imbere y'isumba byose irabona ari nk'ikijongororwa. Idefo y'ikijongororwa nakuboneye nuko aho kinyuze hose kigenda gisiga umwanda, gisiga ibitera seseme. Aho kinyuze hose biragatsindwa murokore, mukirisitu, mu Pentekote, kwahunyura hose abantu bakwinuba. Bakaba bazi ko ari abacuruzi udashobora kubishyura. Uri umucuruzi aho wacuruje hose bazi ko utagira umunzani muzima, uri igisambo. Uwo ni umwanda wasize. Uri umukobwa abagore bakakwikanga ko batwarira abagabo, uwo ni umwanda kandi batagukekera ubusa. Uri umugore batagukekera ubusa, uri ikijongororwa, usiga umwanda. Uri pasiteri, ni gute umukirisitu kazi yatinya kuza muri biruri bishop? Kuko azi yuko nturamuhobera byoroshye, mwobera neza, inyegereza ayo mabere, ese urwaye intinya, reka byose byarejejwe. Uri ikijongororwa, uwo ni umwanda usigiye uwo mukirisitu. Uwo ni umwanda. Ninde wanezezwa no kurya areba ikijongororwa kizamuka ku nzu gisiga ibitera seseme? Wagira iseseme wamukorwa. Niba rero hariho abantu mu nzu y'Imana ku ruhimba hera, Imana ihabona ibijongororwa bihicaranye umwanda w'ubusambanyi, w'ubusinzi, biri kuririmbana ubutinganyi, abo bose bateye Imana iseseme. Uwo mutima ntabwo Imana ishobora kwemera ko unahinguka mu ijuru uretse no kuyireba. Kwitwaza igikono ngo nuko uri umuyobozi, uri umushumba, wahinguka kuri paruwasi ugasanga bahangayitse. Ye baba we byakomeye raporo. Reka data, aho kugira ngo bishimire ko umushumba aje ugasanga mwari mu mudugudu arahangayitse.
ni naho usanga bamwe babahereza ruswa z'amakoko ibitoki mucyura mu ngo mufite akaga gakomeye kurusha abandi. Niba uzi kurya ruswa mu by'Imana uburakari bw'Uwiteka buzakumanukira. Gusa hahirwa b'imitima iboneye kuko abo bonyine kuba ufite amataye ntakurahiye nta n'inyinya Imana ntiyatuma uyirebaho ngurika izuba ngurika izungerezi. Imana se ko atari nk'abano bagabo bacu batagangaye ngurayirobesha ngo ngiraroba ndakurahiye ntiwayereka agashinya k'umukara ngo biyifate nk'imisa yirambuye. Hahirwa gusa ab'imitima iboneye, mitima itakureka kibi, abo nibo biteguye. Ni Yesu wabyivugiye, nibo bazabona Imana. Niba ufite umutima nk'uw'igikoko ntayo uzabona, biragoye. Mutima nk'uw'ikijongororwa, nk'uw'igikeri, nk'uw'umuserebanya, nk'uw'ikinyogote ntayo wabona. Ugenda usigira abantu bene si bitera seseme muri kompasi y'abana wakiriye nubwo ari abana batoya ukababeshyesha uburoso na korogate amafaranga yabo ukayarya, ariko uwo mwanda wabasigiye bazawukurana ntibapfa kukwibagirwa. Ni nako iyo dosiye imbere y'Imana ihore ihicaye. Usanga urakora muri kompasiyo, urarya imitungo y'imfubyi, abana bawe bakandikwa mu cyimbo cy'imfubyi cy'abana b'indushyi kandi ntacyo ubaye. Uretse kubeshya abana bawe ntubahamagarije umuvumo ugira ngo n'umugisha ubahamagarira ku Mana. Ariyo mpamvu usanga ari abana benshi bamwe b'abatambyi bariho imivumo bakuruwe na base batabizi. Ahawe ibikoresho by'imfubyi, ahawe ibikoresho by'umwana w'indushyi, kandi se ibikoresho bitabuze uri umutambyi ukubaka igipangu mu mafaranga boherereje umwana w'umutindi w'umuhanya, ukamubeshyeshya utuntu twa feke, warangiza ukubakamo inzu ukazajya gutanga inoti ya 5 mu giseke ngo ushima iki? Uwo ni umwanda ugenda usiga ibitera sese. Reka mbe ndetse ikijongororwa agakoko ka 5 ariko kanyuma karavuga ngo nk'uruvu. Uruvu mwese muraruzi, ntabara rizwi. Muraho yemwe Yesu ashimwe. Ntabara rizwi ry'uruvu. Uruvu rufata ishusho yaho rugeze. Dufite abakirisitu mu rusengero ukabona n'abatagatifu, yewe na haleluya ukayitera ukabona rwose arimo neza, ariko nibave mu rusengero ntibasanga rero siporo iri gukina ya peri nabo barahita bafata ishusho ry'ubufana. Aho hose bagenda bafata ishusho yaho bahingutse. Ntabwo byamubuza gufana kujya mu mafilime y'isi, ntibyamubuza kujya mu bidafite umumaro, ntibyamubuza kwambara ubusa. Kandi muri korari yaje yambaye birebire kubw'iteko rya korari, ariko numusanga mu kazi urasanga yambaye ng'ihene. Dore ko ihene ntabwo ijya imanura kariziteka ryose gahora kari hejuru, yabisekurume yabishashi hose, mbese nuko akarizo kihorera hejuru. Nuko ariko uruvu rwo ruriyoberanya aho rugeze rufata ishusho. Rwasanga mu kiganiro cy'abamanyura amazi rukinjiramo cy'abajama baniga, ariko yasanga bavuga niba banasebye itorero nawe uruvu rurafatanya basebye, ariko nibasanga mu by'Imana nanone rurigira umutagatifu. Ahangaha uyu muntu asorerwaho n'ijambo ryo mu byahishu rivuga ngo ntubize kandi ntukonje, ngiye kukuruka urakaza uyazi. Umuntu nk'uwatera Imana kumukorwa, utera Imana iseseme. Niyo mpamvu iyo utabize ntubaye umukristo, ntubaye umupagani, utera Imana kugira iseseme, iragusesemwa. Uretse no kuyireba no kukubona ubwayo yikureba iri mu ijuru irasesema. Ahangaha jambo ryavuze ngo ibyo nibyo bihumanya kuri mwe, ukoze ku ntumbi zabyo azahumana ageze nimugoroba, uzahumana ugeze kugupfa. Urumva niba ufite uyu mutima cyangwa warumanijwe n'aka gakoko, ntushobore gusaba umutima uboneye mushya
uzahumana ugeze ku gupfa. Bene data, numva naba ncumbikiye aha kabona nuko nza kubahereza ubuhamya bw'intambara zo mu murimo bw'ibyo mpura nabyo. Murakoze. Yesu Kristo mwana w'Imana abampera umugisha. Murakoze. Amen. Reka dusenge. Ndagushimiye uwera ko ari we umenya imitima. Turi mu gihe kibi kandi kigoye, k'imitima ya benshi yarangiritse, utarahumanye, utari igikoko yabaye yarahumanijwe. Abenshi bagenda bacirana imanza mu mitima, ariko utabara abantu bawe, weze imitima kandi ureme imitima mishya, kugira ngo tutarangazwa n'ibinyogote n'ibikeri, tutarangazwa n'imiserebanya n'ibijongororwa, ahubwo tugire intumbero yaheraho mu ijuru. Urakoze kuri kumwe natwe. Ngaho rero Data, urokora ubugingo bwa benshi kugira ngo bazashobore kukubonesha amaso yabo. Urakoze kuri kubyumva ni mu izina rya Yesu. Amen.